Oscar umuterapete wabigize rwose ni mu masaha rero y'igitondo arabyuka maze yareba ku isaha agahita asanga yatinze, ahita rero ahaguruka nyine yinanura nk'undi muntu wese uvuye mu buriri maze akireba muri miruwari, ahita atangira kwibwira ati ariko rwose terapete kubera iki wakererewe uyu munsi, ubu wabona hari nka couple yari kuza kukureba ifite ibibazo nyine by'imibanire none rwose bakaba bakubuze, ikindi kandi wabona rwose hari nk'umuntu wibereye mu rukundo wari ukeneye ko umugira inama kugira ngo rwose arebe ko nyine urukundo rwe yarugarura, nyamara rwose ukaba watinze abo bantu bose bakaba bakubuze. Amara rero kwivugisha ibi bintu maze agahita avuga ati gusa nyine uko byagenda kose ngomba kujya ku kazi kandi byihuse, ubu rwose wabona hari abantu nari kubera uw'umumaro ariko bakaba bambuze. Ahita yitegura rero maze nyine akambara vuba vuba ajya gusohoka maze akabanza akanyura nyine mu gikoni arahareba, birumvikana ababa muri iyi nzu wenyine nta kintu nyine ubwo kiba gihari cyo gufata mu gitondo, yitegereza rero iki gikoni maze agahita atangira kwibwira ati igikoni cyanjye cyiza rwose gikeneye umukobwa mwiza cyane wo kuza kugikoreramo kubera yuko rwose n'ibikoresho byanjye byose bimaze igihe kinini cyane bidakoreshwa, ikindi kandi nanjye rwose nkeneye kuzajya nyine mfata amafunguro yateguwe n'umutima wanjye wishimira, ngomba kubitekerezaho ubundi ko nta kintu mbura kubera iki rwose ntashaka umukunzi. Amara rero akanya ari kwivugisha ibi maze n'ubundi nyine agahita ashigukira hejuru ati ariko noneho rwose uyu munsi sinzi uko nabaye ndi gukomeza mara iminota yanjye nitekerezaho, ahita rero asohoka maze nyine akajya ku kazi. Ku rundi ruhande rero Media aba nawe ari kubyuka, uyu mukobwa rero ni umukobwa cyane ufite kampani izwi muri kino gihugu, aba afite rero umusekreteri witwa Mia, uyu musekreteri we ariko aba ari n'inshuti ye cyane rwose, baba ari abantu babyumva kimwe. Media rero ahita ahamagara Mia maze akamubaza ati uriteguye se tugende ku kazi, naho Mia ati nditeguye rwose boss wanjye w'ibihe byose, ubundi nyine ni wowe muntu nemera urabizi, boss wanjye w'umukire cyane noneho ufite umutima mwiza cyane. Media rero ahita aseka maze atariko rwose Mia ubutumye ngira igitondo cyiza kubera ko utumye mbyuka ndi guseka, byumvikana ko umunsi wose uri bwire bimeze neza. Mia rero ahita amubwira ati nizere yuko utibagiwe gahunda dufite saa 8, naho Media ati ntugire ikibazo nabyibukaga rwose ahubwo nyine twagiye ku kazi. Oscar rero agera ku kazi maze agatangira kureba nyine ama rendez-vous aba afite uyu munsi, ahita asanga rero harimo rendez-vous ya Media, ahita atangira kwivugisha ati wa mugore w'umukire se wa wundi nyine nzi araza kuza hano, gusa nyine ndabizi ubwo bushobozi ndabufite ndaza kumwakira kandi byose rwose biragenda neza. Ahita rero atangira nyine gusoma liste yose ya rendez-vous afite uyu munsi, naho rero ku rundi ruhande Media ndetse na Mia baba bari kugera ku kazi, barasuhuzanya rero rwose baba ari inshuti cyane ku buryo uba ubona nyine batameze nk'umukozi n'umukoresha ahubwo uba wagira ngo ni nk'abavandimwe. Mia rero abwira Media ati ariko noneho mabuja uyu munsi ko ndeba ubyukanye ibyishimo bidasanzwe, ndabona ufite umunezero rwose udasanzwe. Naho rero Media atumva ndishimye byo rwose ntiwirirwe ubishidikanyaho ahubwo nyine tugende muri biro maze rwose nkubwire. Bahita rero baza maze bakicara, Media rero atangira kubwira Mia ati umva rero nkubwire ntakubeshye mba numva nishimye mu buzima, nta kintu kindi mba numva rwose nasaba Imana yampaye umugabo w'umwana mwiza, sinzi ukuntu nabikubwira umugabo wanjye, mbese ngiye kubikubwira rwose ntabwo nabirangiza ariko ntakubeshye ni impano rwose yavuye ku Mana. Naho rero Mia uba washyushye nyine ari kumva inkuru ahita abaza Media ati none se ko ndiba ari nyine washyushye cyane yaba yatuguriye indi modoka nshyashya, ariko ubwo nyine niba yanayiguze waba wayibagiriwe mu rugo kuko nabonye nyine wazanye isanzwe, cyangwa se yenda
yakuguriye se isakoshi nyine ihenze ya marike nyine igezweho? Oya ariko nanone kubera ko iyi ngiyi wazanye ndabona nsanzwe nyibona, sinumva nyine ikintu cyagushyuhije, kandi se umugabo wawe ntimusanzwe mubana? Naho rero Media ahita abwira Mia ati ntabwo rwose wabyumva, kubera ko nyine utarakora urugo ntabwo rwose wamenya ibintu ndi kukubwira, gusa nyine ntabwo ibyishimo by'umuryango cyangwa bya couple bishingira ku bintu nyine bifatika, ntabwo bishingira ku mafaranga, gusa nyine urukundo umuntu akwereka ndetse rwose n'ukuntu akwitaho, umwanya wo guha, amagambo akubwira, ibyo byose nyine biri mu bituma umubano wa couple ushobora rwose kuba wifashe neza. Yego rwose umugabo wanjye ibyo byose ajya abimpa, urabizi nyine ko nta kintu na kimwe njya muburana, ariko noneho ukuntu nyine aba yabyutse mu gitondo maze akambwira amagambo meza, ibyo bintu rwose ndakunda cyane. Abakivuga ibyo rero telefone ye n'ubundi ikaba irasonye, arebaho maze agahita abwira Mia ati ntabivuga, dore n'ubundi ni sheri wanjye wongeye kumpamagara, ceceka rwose ntundogoye maze mbanze mumuvugishe. Media rero ahita yitaba telefone nyine n'ibyishimo byinshi ati mukunzi wanjye umwe gusa Imana yanyihereye, uri impano rwose yaturutse mu ijuru nta gushidikanya, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye ndagukunda cyane cyane. Avuga amagambo menshi rwose atarareka ngo na seri wavuge. Naho rero Mia we aba yumiwe nyine ari kwitegereza uyu mudamu yifashe nyine ku itama. Naho rero sheri wa Media ahita amubaza ati umeze ute mukunzi? Media ati meze neza cyane, iyo ntekereje rwose ko ngufite mu buzima bwanjye mba numva ibintu byose bimeze neza cyane. Bakomeza rero kuvugana baterana imitoma maze bagasezeranaho. Mia rero ahita abwira Media ati sha impamvu rwose uba uri kunyibwirisha biriya ngo ntabwo ngo urukundo ngo rushingira nyine ngo ku bintu ngo bifatika, nuko nyine ufite umugabo ugukunda kandi akaguha byose, niyo mpamvu uvuga gutyo. Naho Media ati hoya rwose ntabwo aricyo bivuze, kubera yuko buriya natwe couple yacu yabanje kugira ibibazo, ibintu rwose bigenda nabi, ndangije nyine njya kureba umuterapete, niwe rero wamfashije kugeza na n'ubu urabona ko ibintu byose bimeze neza, ariko n'ukuri ndacyajyayo kugira ngo angire inama. Naho rero Mia ahita amubwira ati ibyo bintu ngiye ntabwo nabikora, kwifata ukagenda ukabwira umuntu ubuzima bwawe bwose nta banga na rimwe wisigarije. Ubundi se hari ikindi kintu yagukorera uretse kukubwira ibintu nyine bidafite rwose ikintu bivuze, yarangiza akakubwira ngo nyishyura ugende? Njyewe rwose ubuzima bwanjye ntabwo nabushyira ku karubanda ako kageni. Naho rero Media ati hoya umuterapete ni umuntu nyine uba rwose agira ibanga, ibintu umubwiye biba ari hagati yawe nawe, kandi akugira inama kandi zikagufasha. Njyewe rwose ndi umuhamya wo kubivuga, kubera yuko ndakubwiza ukuri rwose couple yacu yari imeze nabi cyane, ariko ubu urabona ukuntu ibintu bimeze neza, ntabwo wamenye ko ari ha couple yacu yahindutse ikamera gutya. Media rero ahita abaza Mia ati ariko se kutari usanzwe ibintu byose ubivuga muri negatifu, uyu munsi byagenze bite? Naho Mia ati shareka sheri wanjye nyine twaratandukanye, kuko nyine nasanze ibyo nari mwizeyemo nta bihari rwose, naramuretse kuko nabonye tudahuza. Naho rero Media ahita amubwira ati ariko rwose ntabwo bivuze yuko utagomba nyine kwizera ko urukundo rwanya rwo rubaho rwose, ibintu nkubwira ndabizi 100%, ahubwo nari mfitanye nyine gahunda n'umuterapete saa 8, ndifuza rero kuguhuza nawe kandi aza kuganiriza bigende neza, reka rwose gukomeza gufunga umutwe, kugira ikibazo kandi niba ari ikibazo cy'amafaranga rwose nzamukwishyurira njyewe nta kibazo. Mia rero ahita amubwira ati yego rwose ntabwo binshishikaje, ariko nta kibazo ndaza kuguherekeza. Saa 8 rero ziragera maze Media akajya kureba Mia. Abakinjira muri biro rero agasanga imbere ya Mia hari impano yanze gufungura nyine, gusa nyine aba yifashe ku matama nyine nk'umuntu wihebye, uba ubona ibintu byamurenze. Media ahita amubaza ati Mia ko ndeba se utishimiye bimeze bite? Ibi byose se ubundi ni ibiki? Naho Mia
ati ndebera nawe ni wa musore nyine twatandukanye ugikomeza kunyoherereza ibi bintu, arakomeza anyoherereza amamesaje kandi rwose naramuporotse ahantu hose ariko aranga agakoresha andi matelefone ntazi, tekereza nyine ngo umuntu yaje ngo abirambika hariya imbere ya biro. Gusa nyine nasomye agakarite kari karimo maze nsanga nyine n'uriya musore twakundanaga wabinyoherereje kandi rwose namubwiye ko nta kintu kimuturutseho na kimwe nshaka. Naho rero Media ati n'ukuntu kose yagufashe nabi n'ibintu byose yagukoreye none aracyakomeza kandi kukoherereza impano. Mia ati nyine yambwiye yuko ngo igihe twari turi kumwe ngo yari ari guca mu bihe bitoroshye ngo ari impamvu nyine yafataga nabi, gusa ibyo byose nta gisobanuro rwose bifite cyo kuba yarankubitaga akamfata uko yamfataga. Nta kubeshya ibi bintu rwose birambangamiye kandi biri kuntesha umutwe. Media leta amubwira ati hoya byihorere, byihorere rwose ahubwo nari ngiye kureba nyine wa mu therapete ngwino tugende. Naho Mia ati nukuri sinifuza ko rwose yambona meze gutya, ahubwo ndifuza ko twazajyana ubutaha ntuje. Media ati hoya ntabwo byashoboka, ngwino tugende nyine ubu ngubu, ahubwo reka nze hari ikintu ngiye gufata muri biro yanjye nsange nawe umaze gufunga maze tugende. Bagera rero muri biro ya Oscar maze nyine bakinjira. Oscar rero asuhuza Media maze rwose akamubaza amakuru, ahita rero areba nyine Mia maze bakabona ntabwo amuzi. Mia ahita amubwira ati njyewe nitwa Mia, ahita bakariwe rero maze bakicara. Media rero atangira abwira Oscar ati ni ukuri narinje kugushimira, wakoze ibintu bikomeye ku rugo rwacu, njye n'umugabo wanjye turishimye kandi turagushimira cyane. Naho Oscar ati hoya byari akazi kanjye nyine nta kintu kidasanzwe rwose nakoze, ariko nanjye ndishimye ku rugo rwawe rumeze neza ruri mu mahoro kandi rutekanye. Media ati ndakubwiza ukuri ntabwo nabona amagambo mbikubwiramo, gusa menya ko ibintu wakoze ni ibintu rwose bikomeye, waradufashije cyane. Iyo utaza ko haba urugo rwanjye ruba rwarasenyutse, ariko ubu ngubu nitwe couple y'intangarugero mu rukundo, abantu bose rwose batwigiraho. Dore rwose na Mia uri ahangaha ni umuhamya wo kubihamya. Naho rero Mia ahita ashigukira hejuru ati uvuze ngo iki? Birumvikana nyine aba yibereye mu bitekerezo ariko rwose. Media ahita amubwira ati ntabwo ari wowe navugishaga. Naho rero Media akomeza abwira nyine Oscar ati rero uyu mukobwa ni inshuti yanjye cyane, yitwa nyine Mia nk'uko yabikubwiye, gusa nyine nawe yifuzaga kukuganiriza. Mia rero ahita amubwira ati hoya maze agahita azunguza umutwe. Naho Media ati ariko wari wabimbwiye? Mia ati yego nabikubwiye, ariko nyine ntabwo rwose uyu munsi niteguye, ahubwo nyine twazagira undi munsi. Ikindi kandi uyu munsi wari uwawe wo kuganira nawe, ntabwo rwose nakuvangira. Oscar leta abwira Media ati birumvikana ariko ibintu ari kuvuga niba atiteguye rwose nta mpamvu. Biba byiza cyane iyo uganirije umuntu witeguye. Rero namara rwose kwitegura azambwira nta kibazo, ndahari ku bwanyu. Oscar rero ahita abwira Mia ati noneho mwaduha umwanya maze nyine nkavugana na Media. Mia rero ahita amubwira ati nta kibazo, maze Oscar agahita ahaguruka ati reka nkwereke nta kibazo aho uba wicaye. Aragaruka rero maze agatangira nyine kuganira na Media. Media aramubwira ati rero kubera ibintu byose wadukoreye, njye n'umugabo wanjye twari twiyemeje nyine kuba twaguha agashimwe ariko gatoya cyane. Naho Oscar ati ntabwo nukuri ari ngombwa, ibyo nakoze rwose biba biri mu kazi kanjye. Media ati nitwe tubizi, nitwe tuzi ko ibyo wakoze birenze, kubera ko rwose urugo rwacu ntabwo rwari kuba ruhari iyo utaza kuba uhari. Oscar ati ubwo nyine ukomeje kubimbwira nta kibazo, ndinde se wo kubyanga? Naho rero Media ahita amubwira ati reka nyine ngushyirire kuri konti yawe. Ahita amwoherereza amafaranga maze Oscar agahita areba message ati 5,000,000 zose ni nyinshi ni ukuri, ubu se ntimukabije? Naho rero Media ati dukabya, ndakubwiza ukuri ako ni agatonyanga mu nyanja, kuko twakabaye tugushimira, nuko ahubwo nta kirenze aho dufite,
kuko rwose ibyo wadukoreye ni ukuri nta giciro na kimwe umuntu yabiha. Oscar ati murakoze cyane, gusa wumve ko ntunguwe, ni ukuri ndikanze pe, ni ubwa mbere umuntu ampaye ishimwe ringana gutya, gusa nyine wumve ko nishimye kandi murakoze. Naho rero Media ahita amubwira ati nubwo rwose ari ubwa nyuma nyine nari nje hano kubonana nawe, ariko rwose ngushimiye bivuye ku mutima. Bakomeza no kuganira maze nyine bagasezeranaho bagataha. Baba bari gutaha rero, ubwo ni Media ndetse na Mia. Media ahita abwira Mia ati umva, wabonye se ukuntu nyine uriya musore yakurebaga ijisho ritakuvaho, njyewe uzi ukuntu nabonye yagukunze. Naho rero Mia ati ceceka mbabarira, wimbwira ibyo bintu, ntuzi ko ibyo bintu rwose ntaba nkeneye kubyumva mu matwi yanjye. Erega rwose uretse no kuvuga nyine ngo nuriya musore, nta n'undi muntu mba numva niteguye kuba nakundana nawe, kubera ko nifitiye ama stress menshi cyane mu mutwe, ku buryo rwose mba numva ntaratuza. Naho rero Media akomeza kugenda amuserereza atumva nkubwire sha, umukunzi we rwose uri hafi kumubona, ahubwo uba witegura kandi uzabona umukunzi noneho ukubereye, atari wa wundi nyine ugutesha umutwe. Mia rero ahita amubwira ati cyakoze ni ukuri, ahubwo rwose uvuze neza, nkeneye nyine umuntu utazantesha umutwe, gusa ariko n'ubundi ntabwo rwose nditegura. Mia rero akomeza abwira Media ati ahubwo se wansize hafi aho ngaho maze ngahita nigira mu rugo nkajya kuruhuka, ko numva rwose ntashobora gusubira ku kazi, ndumva naniwe, ndumva nyine ntameze neza, nkeneye kugenda nkaryama maze ngashyira ubwenge ku gihe. Media ati nta kibazo rwose, ati ahubwo se hari nk'umuntu nyine mubana cyangwa hari umuntu muturanye ku buryo nyine yakwitaho. Naho Mia ati hoya ntawe, ariko se nanjye ndiyitaho. Media rero amubwira ati urumva impamvu nyine ukeneye Oscar, ati uramukeneye rwose mu buzima bwawe kugira ngo nyine ajya kwitaho. Mia rero ahita aseka ati gumana n'abo ba Oscar bawe, ahubwo nyine ngeze aho ngaho ntashiduka rwose wananjyanye k'uwo Oscar wawe uri kuvuga utaruhuka. Bahita rero babiseka nyine, maze agasezera Mia kandi akamubwira ati wiyiteho uruhuke neza nyine ku buryo tuzahura kuwa mbere umeze neza cyane. Mia rero waragenda maze akaryama nyine, gusa nta bitotsi abona kuko aba ari kwitekerezaho. Akomeza gutekereza ku magambo Media yamubwiye ko akeneye nyine umuterapete. Arakomeza rero akigaragura mu buriri, maze nyine akabyuka akareba nimero za wa muganga nyine aba yamuhaye, arongera akazisubiza mu sakoshi ati hoya rwose mwizere ko ntamukeneye, oya ibi bintu ntabwo mukeneye, ntabwo ari ngombwa. Arongera agasubira mu buriri n'ubundi bikanga. Arabyuka rero agakomeza nyine kuzerera inzu yose, dore ko rwose ubona ibibazo noneho byamurenze. Aba ari kwibaza niba akwiye koko kujya kuganira n'uyu muganga cyangwa se niba atari ngombwa, gusa abakomeza kwishyiramo ko atari ngombwa. Hashira iminsi rero, stress n'ubundi ari zose kuri Mia. Afata rero umwanzuro wo guhamagara Oscar. Aba ari muri weekend, maze nyine agafata telefone akamuhamagara, aramubaza ati ndi kuvugana neza se na Oscar? Naho Oscar ati yego rwose niwe muri kuvugana. Mia rero ahita amubwira ati nanjye nitwa Mia, nigeze kuzana nyine na Media mu minsi yashize. Naho rero Oscar ahita amubwira ati ni Media tuvugana, ni ukuri ndabyishimiye cyane, nari maze igihe ntegereje nyine apere yawe. Naho rero Mia ati ntabwo nari nahamagaye mbere kuko nyine numvaga atari ngombwa, ariko rwose aho ibintu bigeze nkeneye umuntu wo kuganiriza, nkeneye umuntu untega amatwi maze nkamubwira ibyanjye byose kuko rwose ndaremerewe. Naho rero Oscar ahita amubwira ati genda gakeya, banza nyine utuze, wumve rwose utekanye muri wowe, tuza ibintu byose bizagenda buhoro buhoro. Ahubwo se urabyumva ute turamutse nyine dushyizeho rendezvous ku wa mbere nka saa sita waboneka? Naho Mia ati yego rwose nazaboneka.
Oscar rero aramubwira ati nta kibazo rero ubwo twazabonana ku wa mbere maze rwose tukaganira, ariko tuza rwose wikomeza kwistresa. Basezeranaho rero maze bamara gusezeranaho Mia agahita atangira kwivugisha ati ariko se koko ibi bintu nkoze ni ibiki, kubera iki muhamagaye? Hashira akanya nanone ariko akumva rwose yari akeneye uyu muganga kuko aba afite ibibazo byinshi kandi abona bitagabanuka ahubwo byongera. Ku wa mbere rero mu ma saa tanu Mia ajya muri biro ya Meddy akimukubita amaso ahita amubaza ati uyu munsi ndabona rwose nawe ukeye mu maso, ndabona ufite ibyishimo kandi ntabwo ari ibintu nari nsanzwe nkuziho, habaye iki uyu munsi, ni anniversaire yawe se? Naho rero Mia ati hoya uyu munsi nyine mfite rendez-vous n'umuntu. Naho Meddy ati none se ni ibyerekeranye n'akazi? Mia ati hoya mfitanye gahunda na Oscar. Meddy rero ahita amubaza ati noneho byageze aho maze uramuhamagara? Mia ati cyane rwose naramuhamagaye, aba nabivuga aseka nyine ubona ari ibintu byamushimishije. Meddy rero ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri watekereje neza cyane, uyu mwanzuro wafashe wari uw'ingenzi, wowe gusa ugende nyine ukurikire siyanse yawe witonze utuje, ndabizi ko rwose biri buguhe umusaruro, nuvayo uraza kumbwira cyangwa ukeneye ko nguherekeza. Naho Mia ati we nta mpamvu zo kukugora rwose ndijyana. Meddy ahita amubwira ati reka rero nguhe amafaranga maze rwose uze kwifashisha, humura ntabwo nzayakura ku mushahara wawe. Mia rero ahita ashimira Meddy cyane, maze Meddy ati nuza kuvayo ndashaka rwose kuri buze kumpa amakuru kuko ndabizi ko uri buvuye rwose hari ikintu cyahindutse kuri wowe, ahubwo nyine ndabona n'amasaha yegereje, gira rwose ugende nta mpamvu yo gukerererwa rendez-vous ya muganga. Mia rero agera muri biro ya Oscar, maze Oscar nyine agahita amuha karibu, aramubaza ati none se ntabwo byigeze bikugora kugera hano, ntabwo wayobye? Naho rero Mia ati hoya ntabwo nayobye kuko nateze taxi nyine nyibwira aho iri bunjyane, bahise rwose bangiza imbere ya hano ukorera. Oscar ati ni byiza cyane, ati nizere ko rero uje noneho witeguye kandi rwose witeguye nyine kubohoka maze ukambwira ibintu byose utekereza ndetse n'ibibazo ufite. Mia rero ahita amubwira ati ndakeka bizagenda biza nyine buhoro buhoro. Oscar ati ni byiza cyane. Oscar rero ahita yitegereza Mia maze akaba aramubwiye ati none se Mia, haba hari umuntu wigeze akubwira yuko uri umukobwa mwiza cyane? Mia rero aramwenyura maze agahita abwira Oscar ati ndumva nyine izo compliment cyangwa se iyo mitoma twayiharira undi munsi, maze nyine uyu munsi tukaba concentre kuri siyanse yacu. Oscar rero ahita amubwira ati yego rwose nibyo, ahita atangira rero gufata impapuro nyine maze agatangira kwandika ati mbwira nyine imyirondoro yawe yuzuye maze dukomeze. Mia rero atangira kubwira Oscar inkuru y'ubuzima bwe, maze nyine akamubwira ukuntu yagize umukunzi rwose wamukoreye ibintu bibi ku buryo aba atekereza abagabo, maze rwose akumva ahari hose ni bamwe, akumva nta mukunzi akeneye kuko aba atekereza ko nawe ashobora kuzamuhemukira. Amubwira byose rero ukuntu byagenze, maze yasoza kumubwira iyi nkuru Oscar aba yumiwe nyine, ahita abwira Mia ati gusa nyine uri umukobwa rwose w'intwari kandi ni ukuri ndabizi yuko ukomeye, komeza rero rwose wihangane. Nyamara rero Mia aba ari kurira amarira ari menshi, Oscar amuhereza akantu ko kwihanagura maze akamubwira ati komera mukobwa mwiza, humura rwose ibi bizarangira, gusa nyine ibihe waciyemo rwose ntabwo byoroshye, ariko nanone ntukibuze kurira, jya urira nta kibazo, burya kurira bituma umuntu aruhuka, uko uri kurira niko agahinda kawe kaba kari kugabanuka, umubabaro rwose uba uri kugusohokamo. Ibyo nabyo rero biri mu ntangiriro rwose zo gukira. Ahita rero amubwira ati buhoro buhoro rero rwose tuzagenda tuganira kandi ndabizi bizagenda bigenda neza, gusa nyine uyu munsi reka nkwereke ikintu ngukorera. Aragenda rero akamuzanira igitabo, araza akakimuhereza
maze akamubwira ati icyo gitabo kirimo akandiko ariko ntabwo nshaka yuko ugasomera hano, urataha nugera mu rugo uraza kukibumbura maze nyine urebe akandiko karimo, numara kugasoma ufate icyo gitabo maze utangire kugisoma nyine, ariko ntuzajye nyine usimbuka impapuro, uzagisome cyose witonze, ubutaha niduhura uzambwira nyine ibyo wasomye. Mia rero agera ku kazi maze agahita afata cya gitabo agatangira kugisoma, aragisoma maze rwose agatwarwa nyine ukabona ni nk'aho ubwenge bwe bwose bwagiye. Medya rero yinjira muri biro maze agasanga uyu mukobwa rwose ameze nk'aho atakiri kuri iyi si, amaso ari mu gitabo ubona rwose n'umutima we udahari. Ahita amukomanga ati iki gitabo ni bwoko ki cyakurangaje bingana gutya, wibagiwe yuko uri ku kazi? Naho Mia ati bose rwose mumbabarire, nibyo rwose nari narangaye cyane. Medya rero ahita akimwaka maze akamubaza ati ubundi se byagenze bite muri seanse wari wagiyemo, byagenze neza? Naho rero Mia ati nyine urebye n'iki gitabo rwose nicyo Oscar yampaye, yambwiye yuko cyamfasha, nari ndi kugisoma rero natwawe cyane, gusa mbabarire sinzongera kugisomera hano ku kazi, nzajya ngisomera mu rugo. Gusa nyine byagenze neza rwose, namubwiye ibintu byose maze rwose numva ndaruhutse mu mutima. Medya ati sinari nabikubwiye se? Ni ukuri biraruhura rwose, ndetse uko uzagenda ujyayo uzagenda wumva ugenda urushaho kumera neza. Ngaho rero nzanira yama raporo, igitabo cyo kibike, ntabwo nshaka yuko uri bwongere rwose kugisomera hano kuko kirakurangaza. Mia ati nabyumvise rwose bosi, nzajya ngisomera mu rugo gusa. Hashira iminsi rero Oscar we rwose aba yarataye umutwe kubera uyu mukobwa Mia, aba yicara agakomeza kwitekerereza Mia, aba yicaye ku kazi rero n'ubundi rwose yabuze amahoro, maze agafata telefone agatangira kurwana n'umutima ati ubuse muhamagare, ariko se nimpamagara umurwayi ndamubwira yuko muhamagariye iki? Ariko nanone ntabwo nabura uko nidefanda, ndamubwira ko nyine biri mu nshingano zanjye kumwitaho no kumenya uko ameze nk'umurwayi wanjye nshinzwe gukurikirana. Ahita afata telefone rero maze akamuhamagara. Mia akitaba telefone ahita amubaza ati muganga, none se ni amahoro ko mumpamagaye? Naho rero Oscar ati nta mahoro cyane rwose, ahubwo nyine nifuzaga kumenya wowe uko umeze, nifuzaga kumenya nyine urugamba rwo gukira uko aho urugeze, nifuzaga no kumenya kandi niba cya gitabo waramaze kugisoma, no kumenya nyine niba wumva hari icyo biri kugufasha. Mia ati ntabwo nari nzi ko rwose nyine mwanampamagara. Naho Oscar ati kuguhamagara no kumenya nyine uko uri kugenda wiyumva biri mu nshingano z'umuterapete wawe, kugira ngo nyine amenye nyine aho ugeze, gusa nyine nizere ko rwose umeze neza. Naho Mia ati meze neza rwose. Muganga rero ahita amubwira ati kandi nyine narebye nyine mu ikayi maze nsanga ufite rendez-vous muri iki cyumweru. Mia rero ahita amubwira ati yego ni kuwa gatanu. Oscar rero asezera Mia maze akamubwira ati ni ukuri ndifuza rwose ko wakira maze ukamera neza, gusa ntugire ikibazo bizaza kandi uzamera neza. Mia ati murakoze cyane. Akupa telefone rero maze Oscar agasigara yibaza ati ariko si ubwo ko byari ngombwa kumuhamagara, ahari ntari bumfate nyine nk'umuntu utari serious, ashobora gutekereza ko nyine ndi kwiruka cyane. Ariko nanjye numvaga niburiye amahoro, nifuzaga nyine kumva ijwi ry'uriya mukobwa, ariko ntabwo nzi impamvu mba numva uriya mukobwa ankurura cyane, mba numva nyine namuvugisha kenshi ndetse nkanamubona, ariko nanone sinirenganye, uriya mukobwa ni mwiza cyane, ndahamya ko umuntu wese wamubona yatekereza rwose nk'uko ndi gutekereza uyu munsi. Nanone rero ahita yongera akagarura agatima ati ariko nyine ndi muganga, ntabwo rwose ibi byemewe ku murwayi. Nanone agakomeza akarwana n'umutima ati ariko nyine n'ubundi se ndi umuntu gute se nakwibuza nyine kwiyumvamo umuntu igihe byizanye? Ahita rero akomeza agashyira telefone ye hasi nyine maze agahita akomeza akazi ati reka nkomeze akazi, naho ubundi ndabona rwose ibi bitekerezo bishobora kumbuza gukora neza. Mia rero nawe baba bamaze nyine guhamagara
ahita akomeza yibaza nyine niba koko uyu musore asanzwe ahamagara n'abandi barwayi bose cyangwa se ari we wenyine nyine ahamagara cyane by'umwihariko. Atangira kubitekerezaho ariko nyine agahita avuga ati reka ariko ibintu ne kubitindaho, gusa nyine ntirengagije ko rwose Oscar ni umusore mwiza, umukobwa bazakundana azaba ahiriwe. Tekereza umusore ugira abandi bantu inama y'uko bamera neza nk'uwaramutse ari umukunzi wawe, waba rwose uri umunyamahirwe. Gusa nawe nyine ahita yikaruma akigira mu bindi maze ibi rwose akanga kubitindaho. Mia rero abwira Media ko Oscar yamuhamagaye, maze nyine Media agahita amubaza ati yakubazaga ngo iki? Mia ati yambazaga nyine uko ameze. Naho rero Media ahita atangira guseka ati ntakubwira, ati Oscar yaragukunze cyane ariko nawe ntukirebeshe ku Nyanza, urabibona ko uriya musore ari mwiza, kubera iki se ubundi wowe rwose utabyumva kimwe nawe, yaragukunze ubyumve. Naho rero Mia ati hoya, none se kuba yampamagaye nicyo bivuze? Media ati nicyo bivuze nyine, ati none ko nta wundi ajya ahamagara, njyewe igihe cyose twamaranye ntabwo rwose yigeze ampamagara igihe kitari icyanjye cyo kuza kugira ngo mvugane nawe. Wowe rero urumva ko atangiye nyine kukwitaho by'umwihariko, ni akazi kawe rwose, niba ugira umwana waba uhombye. Naho rero Mia atereka ibyo tubyihorere, ntabwo rwose nditegura. Hashira iminsi rero maze Oscar agahamagara Mia amusaba rero ko noneho basohokana maze bakajya gusangira bakanaganira, ariko noneho atari kwa muganga. Mia rero arabimwemerera maze nyine akabwira Media ko agomba gusohokana na Oscar. Media rero ahita amubwira ati ndumva rwose ibintu bishyushye. Naho rero Mia ati hoya, ntutekereze ko nyine ibyo uri gutekereza ariko bizagenda, ni ukuganira nyine bisanzwe. Naho Media ati nyine ntabyumvise ko ari ukuganira bisanzwe. Mia rero ahita abaza Media ati none se ninza kugenda nza kukuzanira iki? Media ati nta kibazo, unzanire nyine agashokora, ntubizi se ko nkemera cyane. Baragenda rero maze bakicara ahantu baraganira ndetse rwose bakanasangira. Uyu munsi rero noneho Oscar niwe nyine ubwira Mia ibyerekeranye n'inkuru y'ubuzima bwe, aramwibwira bihagije maze nyine akamubwira ko nawe yigeze gukunda umuntu maze rwose akamuhemukira. Nawe nyine yamaze igihe kinini rwose atongeye gukunda ukundi, ariko nanone avuga ko kubera akazi akora nabyo biri mu bintu bimutwara umwanya munini, maze bikaba bituma rwose atajya abona uko yanashaka umukunzi. Gusa nyine aramubwira ati noneho uyu munsi ndakeka rwose ari umunsi mwiza wo kuba nakubwira yuko uri mwiza. Ni wari wambwiye se ngo za komplima tuzibikira undi munsi? Ndakeka rwose uwo munsi ari uyu. Uri umukobwa mwiza cyane, noneho useka neza, uzi ko iyo usekeye umuntu niyo rwose yaba ababaye ahita yumva ibyishimo bimutashye. Naho rero Mia arongera akamwenyura ati nawe rwose uri gukabya, ibyo bintu ntabwo mbiyiziho. Oscar ati ntabwo nyine wabyimenyaho, twebwe tukureba nitwe tubizi, gusa nyine uri umukobwa mwiza cyane kandi ntakubeshye, mba numva nyine iyo nkubonye ntangira guhinduka ukundi, mba numva umutima wanjye uri kuza ukwerekeraho cyane. Mia rero ahita amubwira ati ni ukuri wakoze nyine kuba wansohokanye. Atangira nyine kugira ngo iyo sije bayireke y'ukuntu uyu musore ari kumutera imitoma. Ati wakoze kuba wansohokanye ndetse no kuba wanganirije bihagije, ni ukuri n'iby'igiciro kuri jyewe kandi rwose ndishimye, ubyumve nagize umugoroba mwiza. Naho rero Oscar ati ni ukuri nanjye nagize umugoroba mwiza cyane, ariko ndakeka tuzagira igihe nyine cyo gukomeza kuganira jyewe nawe. Bakomeza rero gusangira maze nyine basoza Oscar atahana Mia maze nyine akamugeza iwabo.
aba akihagera rero maze nyine bakaba bicaye mu modoka bari kuganira. Mia nyine ashimira Oscar uburyo nyine yatumye rwose umunsi we uba mwiza, Oscar nawe kandi akamushimira. Oscar ahita amuhereza agapapuro maze akamubwira ati aka gapapuro nyine uraza kugasoma nugera mu rugo witonze. Mia rero aramubwira ati wakoze cyane rwose ndabikora nyine nk'uko bivuze. Mia rero agera mu rugo maze nyine agahita asoma ka gapapuro, dore ko rwose aba afite n'amatsiko menshi. Ahita asanga rero aka gapapuro nyine kanditseho amagambo aba aryoheye kuyasoma ndetse no kuyumva. Oscar aba yamwandikiye ati ni ukuri ntakubeshye, kuva nakubona umutima wanjye rwose ntabwo wongeye gutuza. Nakubonyemo umukobwa nahoze nifuza kuva kera, uri umukobwa w'inzozi zanjye ndetse rwose nifuza ko waba urukundo rw'ubuzima bwanjye. Gusa nyine nta kibazo, uracyafite igihe cyo kubitekerezaho maze nawe ukazambwira uko ubyumva. Gusa nyine nutekereza ku rukundo ntugatekereze ibyabaye kandi byagutesheje umutwe, ahubwo jya utekereza ko hari umusore ugukunda cyane, ugutekereza kandi ukwifuriza ibyiza. Uwo nta wundi ni njyewe Oscar. Mia rero aba ari gusoma aya magambo maze agahita yifata ku mutima, aba yumva rwose ibi bintu bimunejeje. Atarasoza rero kuyasoma ahita yumva telefone ye isonnye maze agahita yitaba. Ahita asanga rero ari Oscar umuhamagaye. Mia ahita amubaza ati mwageze mu rugo se? Naho Oscar ati yego rwose nahageze, nagira ngo numve ko umeze neza, ariko nanone nongere kugushimira nyine ukuntu rwose uyu munsi watumye ngira umunsi mwiza cyane. Mia rero ubwo udashaka ko bari bumubaze nyine ku by'amagambo yasomye muri aka gapapuro, ahita amubwira ati murakoze cyane, gusa nyine amasaha yagiye, ndumva twaruhuka maze tukazavugana ejo. Oscar rero ahita amubwira ati yego rwose nta kibazo. Bakupa telefone rero maze Oscar agasigara ari kwivugana ati umukobwa aranshajije neza neza, uyu mukobwa yantwaye umutima, sinzi ikintu rwose uyu mukobwa afite kidasanzwe, ariko kumutekereza byonyine mbarumva ntaye umutwe. Niwe usigaye utwara umwanya munini wanjye ndi kumutekerezaho. Uyu mukobwa rwose ndamukunda cyane, ahari ni wa mukobwa nahoze nifuza ko yazaza muri iyi nzu, niwe nahoze nifuza se ko yazaza maze ibyaha byose bikaba ibye. Naho rero ku rundi ruhande Mia nyine nawe amara kuva kuri telefone maze agahita ayifatisha ku mutima, aba yumva rwose nawe ari kwitekerereza uyu musore cyane, ariko nyine aba yihagararaho bya bindi by'abakobwa bisanzwe byo kwihagararaho akakwereka ko nyine nta birenze, nyamara muri we yari yashize rwose. Umunsi rero wakurikiye ajya ku kazi yashyushye yatsa umuriro, aba akigerayo maze agahita ajya kureba Media. Aba rwose ubona nyine afite inkuru nyinshi cyane zo kubwira Media. Media akimubona ati ariko se ko ndeba noneho washyushye cyane, bimeze bite? Mia ati cecekere, mfite amakuru menshi yo kukubwira, kubera icyo utarabimbajije uko byagenze ejo. Media atumva nkubwire, nanjye ntakubeshye nari nashyushye, ariko nyine sinarinze amasaha ameze nko guhamagara kuko nakekaga ko mukiri kumwe. None se mbwira byagenze bite? Ko mbona rwose washyushye, ntumbwire ko yakwambitse impeta. Amureba ku biganza ariko nyine akabona ntayo yambaye. None se mbwiza ukuri nyine mwarasomanye se? Naho rero Mia ati ariko se nawe ntukihutishe ibintu, urumva bitaba byihuse se cyane? Naho rero Media ati none se yaragutekeye se? Njyewe nkeneye kumenya rwose ikintu nyine yagukoreye gitangaje. Mia atumva rwose bisa nabyo, kubera ko uriya musore ari romantike, ni umusore w'umwana mwiza cyane. Yambwiye nyine amagambo meza, ubyumve twarasangiye, nararyohewe. Mbese uriya munsi wambereye umunsi w'ibyishimo gusa, yambwiraga ibintu byiza gusa, akambwira ukuntu ndi mwiza, noneho nyine ukuntu andeba, ibyo byonyine nyine n'amaso ye rwose aba afite ibintu byinshi ari kumbwira. Naho rero Media ati narakubwiye ko rwose uriya musore ari romantike, kandi ntakubeshye rwose muraberanye, uretse gukomeza kwihagararaho couple yanyu yaba ari couple y'icyitegererezo. None se ubundi wowe nyine wiyumva ute? Mia rero ahita yijima ati njyewe se niyumva nte nyine? Ati niyumva nk'ibisanzwe. Media atumva
reka nawe gukomeza kwigira umwana, uburyo wambwiraga ibi bintu nyine hari icyo nabonyemo rwose, nawe mu bigaragara uramukunda kandi rwose biragaragarira amaso, gusa nyine ntuzarangare, uriya musore ntazagucike kubera ko azi gukunda, ni umwana mwiza, noneho ni n'ipogaririga, ariko se wowe amaso ntabwo aba aguha. Mia rero arongera agaseka maze agahita abwira Media ati mba nkubwire, ndakuzi nyine ubu sinagukira, reka tujye mu kazi, ndabizi nyine utangiye kumbwira ibya Oscar wabimbwira bukira bugacya. Media rero ahita asigara nyine yishimye ari kubyina ati Imana ishimwe, Mia abonye umukunzi, Mia ari mu rukundo. Naho Mia ati hoya ntabwo rwose ndajya mu rukundo, Media turi mu rukundo. Akomeza bimutsindagira maze Mia akiruka. Hashira iminsi rero Mia ndetse na Oscar baba rwose bibereye mu rukundo ariko mu ibanga rikomeye. Maze rero umunsi umwe nyine Mia afata umwanzuro wo gusubiza nyine Oscar kuri ka gapapuro yari yamwandikiye. Afata rero nawe agapapuro maze akakandikaho ngo yes nini cyane, maze yasoza akakamushyira muri biro. Aragenda rero akamubwira ati ako gapapuro nyine nako nakugeneye, ubwo nawe uraza kugasoma ariko nagiye. Mia rero amara kugenda maze Oscar akarambura ka gapapuro ahita asanga kanditseho ngo yes, ibyishimo biramwica. Arahaguruka maze biro yose akayizenguruka asakuza ati ndi mu rukundo kandi rwose mbonye umukunzi unkwiriye, ni ukuri Mana warakoze rwose kuba wararemye uriya mukobwa kuko ni ikiremwa gitangaje, noneho reba ibintu byose yanyuzemo nyamara rwose yarantegereje, yari uwanjye nubwo wabanje kumucisha mu makorosi menshi ariko nyine birangiye duhuye. Ibyishimo biba byamurenze, naho rero Mia we rwose ahita yisubira ku kazi. Uyu musore rero ahamagara Mia, kwihangana biba byanze, ati ni ukuri ntakubeshye, ndumva rwose wagira ngo ndi kuguruka, ndumva wagira ngo ndi mu nzozi, sinifuza umuntu uri bunkangure. Bakomeza rero kuganira babwirana rwose amagambo aba aryoshye, maze nyine Oscar akabwira Mia ko yifuza ko nyine noneho basohokana maze bakicara ahantu bakaganira batuje. Mia rero arabimwemerera maze nyine ku munsi ukurikira barasohokana, baba bambaye neza cyane, baragenda rero bakajya ahantu nyine bakicara baba bari gusangira, maze Oscar akabwira Mia ati uzi yuko kubera ubwiza bwawe abantu bose bo muri iyi resto bari kwirebera hano twicaye, nyine bose uba wabakuruye amaso bose araha. Mia rero araseka ati ariko ni ukuri nkunda ukuntu rwose uzi gukabya. Naho Oscar ahita abwira Mia ati ariko se nkwibarize, buriya kuva ubwa mbere nkubona ntabwo wahise ubona ko rwose nagukunze? Ntabyo wigeze ubona n'indi minsi yose wazaga ntabwo wabibonaga ko nagukunze bikandenga? Naho Mia ati ntabyo nabonaga. Oscar ati sha ati sinshidikanya ko rwose ubwo nta maso wari ufite mu by'ukuri, kubera ko byagaragariraga buri muntu wese ku buryo n'utareba yari gukorakora akabyumva. Mia rero araseka maze rwose akenda gupfa ukuntu uyu mutipe nyine aba ari kumutera stories zisekeje. Oscar rero akomeza amubwira ati uzi sha ati uzi kubona umurwayi maze mu nda hakakurya, ati ubwa mbere nkubona neza mu nda ibintu byarikaraze, numva meze nkaho nshaka kujya kuri toilette, ataratekereza umuganga ubona umurwayi akaba ari we uhita urwara. Mia rero rwose ibi bintu izi stories ziba zamushekeje. Naho Oscar ati niyo mpamvu nyine uriya munsi nahise menya ko rwose nagukunze kuko nta wundi mukobwa nari nabona ngo bingendekere nk'uko byangendekeye. Mia rero ahita abwira Oscar ati rero nanjye uko iminsi nyine yagiye iza, uko nagiye mbona ukuntu unyitaho, nanjye rwose nagiye numva nyine nkwishimira buhoro buhoro, biza kurangira numvise ngukunda noneho nenze nko gusara. Uzi ko iyo twabaga turi bubonane niriranwaga ibyishimo umunsi wose, noneho bize ngo urampamagaye, warampamagaraga nkumva ibyishimo birantashye. Oscar rero ahita amubwira ati ubundi urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo, urumva ko twese nyine twiyumvaga kimwe, nubwo mu ntangiriro ntawe wabibwiraga undi ariko ni ukuri twese twari turi mu rukundo. Oscar rero arongera akitegereza Mia maze akamubwira ati ariko ni ukuri ndi umunyamahirwe sinkubeshye, kubera yuko kuba rwose nicaranye nawe hano byo byonyine ni iby'igiciro kirenze.
Mia rero we ahita amubwira ati ahubwo njyewe ni ukuri mba mbona rwose nzagurira akantu Media anywa kubera yuko niwe utumye aka kanya mfite ibyishimo mfite uyu munsi, niwe utumye nicaye aha ndi kumwenyura kubera ko rwose nari naraheranywe n'agahinda neza neza. Oscar ati ahubwo icyo gitekerezo rwose ni inyamibwa, tugomba kuzamugurira akantu kuko ni ukuri ikintu yakoze rwose ni ikintu gitangaje kuba yaraduhuje, nubwo ataduhuje abizi ariko nyine buriya erega Imana ikorera mu bantu, buriya nyine yari we nzira bizacamo kugira ngo njye nawe duhure. Oscar rero ahita afata akantu maze agatangira guhanagura Mia ku munwa ati dore nyine wiyanduje, naho Mia isoni ziramwica. Oscar ati umva nakubeshyaga nyine nagira ngo ndebe ukuntu wifata. Uyu munsi rero basoza gusangira maze nyine Oscar agacyura Mia nk'uko nyine byari bisanzwe, gusa nyine noneho baba rwose bari mu rukundo rweruye, ibintu biba biryoshye. Noneho rwose Mia abasigaye ajya ku kazi, ibyishimo ari byose. Media ati urabona rwose icyo urukundo rukora, reba ukuntu ibintu byose usigaye ubikora unezerewe, ya masura yawe yijimye ntayo nkikubonaho. Naho Mia ati ndakubwiza ukuri buriya najyaga mbona uri kumbwira nyine ukuntu urukundo ruryoshye, natekereza ibyambayeho nkumva nta rukundo ruryoshye rubaho, none nanjye ubu rwose nabibwira abandi ko urukundo ruryoshye kandi rumeze neza cyane. Mia rero atangira kujya nyine ajya gusura kenshi rwose Oscar, ndetse akagenda akamutekera akamukorera amasuku maze akongera agataha. Umunsi umwe rero aba nyine yagiye kumureba ari mu gikoni ari guteka. Oscar rero amusangayo maze akamuturuka inyuma akamufata mu nda ati dore rwose ibintu nahoze nifuza, izi nizo zari inzozi zanjye zo kuzumva umunsi umwe mu gikoni cyanjye hari guhumura kubera nyine umukobwa mwiza uri gutegura amafunguro, none dore rwose zose zabaye impamo. Mia rero ahita ahindukira maze rwose bagasomana bagahoberana nyine ibyishimo biba ari byose. Telefone ya Mia rero ihita ibarogoya kuko rwose irasona maze Mia agahita ahindukira ajya kuyireba, ahita asanga rero ari Media wari umuhamagaye. Media ahita amubwira ati Mia atumeze neza se? Naho Mia ati yego. Media rero ahita amubwira ati ndabizi rwose ko ibintu njya kukubwira bishobora kukubangamira, ariko nyine nta yandi mahitamo rwose na makeya mfite, ndifuza ko rero wamfasha maze ukajya mu nama igomba kubera nyine muri Amerika, ndifuza ko wampagararira ukazampa ripoti, gusa nyine nakugeneye amafaranga kandi ahagije kugira ngo nyine utazumva ko utaye umwanya wawe cyangwa se ugiye gukora akazi katari kari mu nshingano zawe. Naho rero Mia ahita amubwira ati nawe nyine ikintu kinshobora urakizi, iyo uzanyemo amafaranga urabizi ko igisubizo kigomba kuba yego uko byagenda kose. Media ati ndakuzi nyine, ndakuzi ko ukunda amafaranga cyane, ku mafaranga ntabwo ujya uvuga oya, niyo mpamvu nyine nanjye mba nayaguhaye kugira ngo ugende wishimye. Ava kuri telefone rero maze nyine Oscar agahita amubaza ati none se ninde wari uguhamagaye? Mia rero ahita amubwira ati ni Media wari umpamagaye, yarambwiye ko hari inama igomba kubera muri Amerika kandi nta mwanya nyine afite, yaransabye rero ko ari njye ngomba kugenda nkamuhagararira maze nyine nkazamuha raporo y'ibintu byose bizavugirwamo. Naho rero Oscar ahita atangira nyine kurakara ati ubuse koko kubera iki ari wowe kandi atumye? Naho rero Mia aterega ni njyewe wo kwizerwa kuri we kuko ndi inshuti ye kandi ndi n'umukozi we, arabizi nyine ko ubushobozi mbufite bwo kuba nahagarara mu mwanya we. Oscar ati none se kubera iki rwose utabanje kuva kuri telefone ngo ubanze ungishe inama, kuki ubyemeye utabanje no kumbaza? Naho Mia ati umbabarire ni ukuri ntabwo numvaga nyine hari ikibazo kirimo kubera yuko byari akazi kanjye, nyine numvaga nta kosa nkoze. Oscar rero ahita amubwira ati ni ukuri ubutaha rwose ujye ubanza umbwire kubera yuko umaze kukumenyera nyine uri hafi yanjye, sinumva ko iyo minsi uzaba udahari nzabasha kuyihanganira ndi njyenyine, nsigaye nyine mba numva ngufite hafi, ntabwo rwose numva kujya kure yanjye ari ibintu nishimiye. Naho rero Mia ahita amubwira ati ariko rwose mukunzi nawe ntukababazwe n'ubusa, ibyo bintu biroroshye cyane, nzajya nguhamagara buri munsi, ikindi kandi ntabwo inama izamara igihe kinini,
nzahita rwose nongera ngaruke, urukundo se ko ari rwa rundi ntaho ruzajya, humura rwose. Oscar ati tekereza rero noneho niwihurira rwose n'abazungu bo muri cya gihugu cyangwa se abandi basore maze bakakuntwara. Mia rero ahita aseka akamuhobera ati ariko rwose nawe mukunzi uramenye rwose ntugafuhe gutyo, umutima wanjye narawukweguriye, nta wundi muntu rwose wakuntwara. Ubwo se umuntu wakuntwara yaba ameze ate? Tekereza nawe imyaka twahuye mfite, urakeka se ari we musore wa mbere twari duhuye? Hoya rwose nari narahuye n'abasore benshi, ariko nyine ni wowe wongeye kungwa ku mutima. Ndagukunda rero kandi jya wicara utekane. Naho rero Oscar ati cecekere, watekana ute ukunda umukobwa mwiza nka Mia? Umutima ni ukuri ahubwo uhora uhagaze, iyo ugiye mba numva ko nyine utari bugaruke. Gusa nyine ibyo nyine barabyirengagiza maze bagakomeza kwitegurira amafunguro. Amara kuboneka rero maze bagasangira, rwose gusangira kwabo nabwo ubona ari ibintu biryoshye cyane, kubera ko Oscar aba atamika Mia maze rwose agakomeza kumwitegereza mu maso, akamubwira ukuntu ari mwiza ndetse akamubwira ukuntu amukunda. Iyi couple rwose ibikundana nyine, rwa rukundo umuntu uwo ari we wese yakwifuza gukundwa. Uyu mugoroba rero Mia arataha maze akimara kugera mu rugo, akigera mu nzu rwose ahita yumva umuntu akomanze, asohoka agiye kureba maze agahita asanga nyine ni umushoferi wa Oscar. Ahita amuhereza rero impano ati niyo nyine boss yarampaye ngo nkuzanire. Mia rero arebamo maze agahita yishima ati ariko ni ukuri sheri wanjye rwose nawe arakabya, impano za buri kanya, mu kanya twari turi kumwe none anyoherereje impano. Yinjira mu nzu rero maze agafungura, asanga rero harimo rwose agakarita nyine muri iyi mpano. Yaramubwiraga ati ni ukuri iyi mpano nguhaye niyo kukwifuriza urugendo rwiza, gusa nyine ndagukunda cyane kandi ibiba byabaye byose ni ukubera urukundo, ntukagire ngo rwose hari undi mutima mubi, niyo mpamvu nyine mba nanagufuhira, ariko humura ntabwo nkabye kuko ndakwizera kandi nyine nzi ko uri umukobwa w'umutima kandi ndabizi ko nawe unkunda. Uzagende neza rero kandi nyine ujye umenya ko ngutekerezaho. Arakomeza rero akareba nyine iyi mpano maze agasanga yari yamwoherereje nyine parufe nziza cyane ihumura, ari nayo rwose uyu mukobwa yakundaga nyine nubwo atajyaga abona ubushobozi bwo kuyigura. Atangira rero kuyitera maze agatangira kwihumuriza ati mana nyagasani, uyu musore wagira ngo areba nyine ibintu mba ndi gutekereza, uzi ukuntu iyi parufe nari maze igihe kinini cyane nyirwaye none arayinguriye, gusa nanjye ndamukunda kandi rwose Imana yarakoze kumba nyine umukunzi umbereye. Ahita rero yitunganya maze nyine akajya mu buriri akaryama. Buracya mu gitondo rero nyine aba agomba kujya muri gahunda nk'uko aba yabivuganye na Media. Aritegura, Media rero amwohereza umushoferi kugira ngo nyine amugeze ku kibuga cy'indege, ubundi nyine akomeze agende. Mia abwira nyine uyu mushoferi ati ndifuza ko twihuta, ntabwo nkunda rwose kugera ku kibuga cy'indege natangiye gukerererwa. Baba bari mu nzira rero bari kujya nyine ku kibuga cy'indege, maze rwose abantu bakabatega ahantu nyine banyuraga, umuhanda wanyuraga ahantu mu gashyamba. Basanga rero abantu bashyize mu muhanda nyine ikintu kimeze nk'ikintu kiriho imisimari. Imodoka yabo rero ihita ihagarara maze aba bantu bagahita babakura mu modoka byihuse maze bagahita babajyana muri aka gashyamba. Ubwo ni umushoferi ndetse na Mia. Babambura rero ibintu byose baba bafite ndetse n'imodoka bakayitwara nyine. Gusa nyine mbere yo kugenda uyu mushoferi we barabanza bakamuteragura ibyuma maze bakamwica. Naho rero Mia bamukubita ikintu mu mutwe maze bakabona ko rwose yapfuye, bakamuta muri iri shyamba bakigendera. Mia rero akomeza nyine kuryama aha hantu, dore ko rwose aba atari kumva, aba ameze nyine nk'umuntu warangije gupfa kare. Haza rero gushira amasaha menshi maze nyine Mia agatangira kuzanzamuka, gusa nyine umutwe uba uri kumurya cyane. Agerageza guhaguruka
maze nyine agatangira kuzamuka muri iri shyamba, ariko nta kintu na kimwe aba ari gutekereza, nta kintu na kimwe aba yibuka, nyine ibintu byose biba byivanze. Azamuka afashe uyu mutwe agenda adandabirana, maze yaba akigera ku muhanda, hari rero imodoka nyine yari iri guca hano hantu, ni iy'umusore. Uyu musore rero yitwa Samu, abona uyu mukobwa uri kugenda adandabirana, akabona ko rwose uyu mukobwa afite ikibazo kandi gikomeye, ahita ava mu modoka yihuse, maze akajya kumufata. Aragenda rero agahita amufata, nyine aba yaragiye kugwa rwose, ku buryo ahita amugwa mu gituza, maze n'ubundi agahita yongera akagwa muri koma, akamera nk'aho n'ubundi asinziriye. Samu rero ahita aterura uyu mukobwa, maze akaza akamushyira mu modoka. Ikintu rero kiba gitangaje ni kimwe, uyu musore Samu aba asa neza neza na Oscar, ku buryo uba wagira ngo ni Oscar ubonye, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari we. Ikigaragara cyo rero aba basore rwose bashobora kuba baba bari impanga. Samu rero afata nyine uyu mukobwa maze akamujyana kwa muganga, aragenda rero bakamuvura, ariko kubera ko nta kintu na kimwe nyine uyu mukobwa aba yibuka, uretse yuko aba anagisinziriye nyine akiri muri koma, Samu nyine aramutahana n'ubundi akamujyana rero kwa muganga, maze ataho arakanguka, ariko rwose nta kintu kimwe aba yibuka. Samu rero nta yandi mahitamo aba afite uretse kumujyana iwe nyine agakomeza kumwitaho kugera igihe azagira ikintu yibukira. Aramujyana rero rwose, maze agatangira nyine kujya amwitaho, akajya amuha imiti, akajya amukorera ibintu byose. Naho rero ku rundi ruhande, Media ndetse na Oscar bategereza ko rwose Mia ari bugere nyine muri Amerika, maze akabahamagara akababwira ko yahageze, maze bagategereza bagaheba. Noneho kandi Media ategereza umushoferi, nawe akamubura, telefone zabo zose arahamagara bikanga. Batangira rero guhangayika kubera nyine ukuntu baba babuze aba bantu babo. Iminsi rero iragenda ikikubita, nta makuru rwose habe na makeya. Oscar aragenda agahangayika, umutima ukamuvamo, maze agatangira kubwira Media ati ni amakosa yawe, iyo uza kwigira mu nama yawe ntabwo rwose mba narabuze umukunzi wanjye. Naho Media ati ariko nanjye ntabwo rwose nigeze menya ko ibi bintu rwose bizabaho, gusa nkibaza uko byagenze. Bafata umwanzuro rero wo kujya kubwira polisi kugira ngo nyine ikomeze ibafashe gushakisha. Hashira iminsi rero nanone, Mia aba aryamye mu ntebe asinziriye, maze agatangira kurota. Atangira kurota rero ubuzima bwe nyine busanzwe, ubuzima yabagamo, maze akanarota nyine ukuntu bari kugenda abantu abagizi ba nabi babateze, maze bakabakubita ikintu. Ahita ashigukira hejuru rero ari guhamagara Media ndetse anahamagara Oscar. Samu rero uri hano ahita avuga ati Imana ishimwe, noneho rwose ubanza ahari utangiye kugira ibintu bimwe na bimwe wibuka, ariko se abo bantu uri guhamagara ni bande? Naho rero Mia ahita yitegereza nyine Samu ati Oscar uri hano, none se hano turi ni hehe? Ntabwo rwose ndi kubyumva. Naho rero Samu ahita amubwira ati hoya, njyewe ntabwo ndi Oscar, ndi Samu. Mia ati hoya rwose, wowe uri Oscar, kuki uri kumbeshya ngo uri Samu? Naho rero Samu ahita nyine amubwira ukuntu byagenze, ko bahuriye rwose ku muhanda, nyine ari we wamuzanye iwe, maze agatangira kumwitaho. Mia rero nawe abwira nyine Samu ibintu byose uko byagenze, gusa akamubwira ati ni ukuri ntabwo rwose nzi ikintu cyabaye, ariko ndakubwiza ukuri, wowe na Oscar muri umuntu umwe rwose. Ndakeka ahubwo ntashidikanya ko mushobora kuba muri n'impanga. Naho rero Samu ati hoya rwose, aho wibeshye, nta mpanga ngewe mfite kuri iyi si. Ku rundi ruhande rero
polisi nyine ihamagara Media maze ikamubwira yuko imodoka ye nyine bayibonye ndetse rwose ari abagizi ba nabi bari barayitwaye. Bamubwira ko rero kandi babonye umurambo w'umushoferi we, ko rwose umushoferi we bamwishe, naho rero ko Mia we rwose bamubuze batigeze bamubona, batazi niba yarapfuye cyangwa se akiriho. Iyi nkuru rero ayibwira Oscar, maze nyine Oscar agasara ati ngomba rwose gushaka umukunzi wanjye, ariko se ubu yaba akiriho koko iyi minsi yose akaba ataranatuvugisha? Media rero bari kumubwira ati rwose ndakwinginze mbabarira utekane. Oscar ati ntabwo natekana, urukundo rw'ubuzima bwanjye ruri mu kaga cyangwa se rutakiri kuri iyi si, gusa ninsanga rwose Mia yarapfuye ndakubwiza ukuri nanjye nta kintu cyazatuma nkomeza kubaho, kuko rwose nta mpamvu naba mfite yo gukomeza ubuzima. Media ati ni wowe wadukomezaga, ni wowe watubwiraga ko tugomba kubaho, none nawe utangiye kwiheba koko? Ku rundi ruhande rero Mia nyine atangira kwibuka neza cyane, maze akibuka ibintu byose byaba ari aho batuye byose akabyibuka. Abwira rero Sam ko yamuherekeza maze nyine bakajya kureba Oscar. Sam rero aramuherekeza maze bakagenda bagera kwa Oscar bagakomanga. Oscar aba yicaye muri salo. Sam aba agikubita amaso Oscar maze agahita asubira inyuma ati ndumiwe noneho ibi ni ibiki? Naho rero Oscar nawe aba agikubita amaso Sam ati ni ibiki koko? Ati uyu muntu ndabona wagira ngo ni njyewe neza neza, wagira ngo ni impanga yanjye, ariko se yaba ari impanga yanjye gute ko mama yavuze ko nyine yabyaye nyine abana babiri ariko umwe akahita apfa akimara kumubyara? Ibi bintu byaba byaragenze bite? Ibibazo bose baba bari kwibaza nyine biba ari ibibazo bimwe by'ukuntu nyine bose basa neza neza. Oscar rero ahobera Mia maze rwose akamubwira ko yishimiye kuba akiriho, maze nyine akamubaza iby'uyu musore basa neza neza. Baricara rero bagatangira kuganira, maze nyine Sam akabwira Oscar ko we nyine yarerewe muri famiye, bigaragara rwose nk'aho ari famiye yari yaramwadopse. Biba rero byumvikana cyane ko mu gihe nyine mama wa Oscar yari ari kubabyara, umwana umwe nyine baramumwibye maze rwose bamusigira umwana wapfuye aho ngaho. We rero yari azi neza yuko umwana we wundi nyine yapfuye, naho baramutwaye bamwihera famiye nyine itaragiraga umwana. Aba basore rero bakimara nyine kuganira bahita bamenya neza yuko ari abavandimwe, barahoberana maze nyine bakishima ko rwose baba bongeye kubonana, ndetse umwe ntabwo aba yarazi ko undi akibaho, buri wese aba yarazi ko rwose ari umwe kuri iyi si. Oscar rero yishimira nyine Mia maze akanishimira kuba abonye umuvandimwe, bahita bahamagara rero Media kugira ngo rwose aze nyine arebe ibyabaye. Abakigera hano nawe akumirwa abonye nyine aba bavandimwe, barishima rero maze bagaserebura nyine bakishimira kuba rwose Mia atarapfuye, ndetse bakanishimira uyu muryango uba wongeye kubonana. Oscar rero abwira Mia ati ntakubeshye ni ukuri mukunzi wanjye, nari ngiye kuzashiramo umwuka neza, umutima wari ugiye kumpagararana kubera kukubura. Naho Mia ati njyewe rwose ntabwo nari nzi ibyabaye, kubera ko narakangutse niboneye Sam maze nkajya ngira ngo ni wowe, ahubwo yo matinda gatoya nari kwikundira Sam kuko nari kuba nzi ko ari wowe nyine. Oscar rero ahita amubwira atumva ntabwo rwose yari kunyira, gusa nyine ziba ari burage baba bibereyemo. Oscar kandi uyu munsi abwira Mia atariko nahoze mbikubwira ko rwose inzira z'Imana ari igihumbi, urabona ibintu byose byabaye ubu ngubu byari n'inzira kugira ngo nongere guhura n'uyu muvandimwe wanjye nari narabuze, nta kundi kuntu rwose nari kuzahura nawe. Gusa nyine n'ubundi narabivuze, wowe uri impano Imana yanyihereye, mbese uri marayika murinzi kuri njyewe. Tekereza nawe ibyishimo byose umaze kuzana mu buzima bwanjye igihe gito tumaze tumenyanye. Mia rero aramubwira ataho gucecekere, ni we wabaye igisubizo cy'ibibazo byanjye, kubera ko umunezero ntigeze ngira kuva nabaho ni wowe wawumpaye, ni wowe watumye mba Mia w'uyu munsi.
Hashira iminsi rero maze Oscar akongera gutumira umuvandimwe we Media n'umugabo we ndetse akanatumira nyine na Mia kugira ngo basangire. Uyu munsi rero niwe noneho uba wateguye amafunguro, aba yateguye rwose ibintu nyine bidasanzwe. Barasangira rero maze akababwira ibyishimo rwose afite bimwuzuye umutima, ababwira ukuntu ashimishijwe no kuba yarabonye umuryango, noneho akanashimira Media kuba yaramuhuje nyine na Mia urukundo rw'ubuzima bwe, ashimira Mia rero nanone kuba yaramwemereye nyine ko bakundana kuko rwose ari we ikintu cy'agaciro cyamubayeho mu buzima. Abantu bose rero emosiyo ziba zabishe, maze nyine Oscar agahita apfukama hasi abwira Mia ati Mia mukunzi wanjye, ndifuza rwose ko wanyemerera kumbera umugore maze tukabana ubuzima bwose, kubera ko uru rukundo nahoze nsaba Imana, narakubonye rero sinkeneye ko rwose nongera kukubura mu buzima, ndifuza nyine ko wamba iruhande ibihe byose, ni wowe nifuza kuzajya ntahanga gusanga muri iyi nzu, kubera ko nyine uri umukobwa w'inzozi zanjye kandi uru rukundo rwanjye, ndagukunda cyane, rero ndifuza rwose kuguhora iruhande kandi nzagukunda iteka ryose, humura ntabwo uzigera wicuza. Mia rero ahita amuhereza ikiganza maze akamwambika impeta. Mia ati mukunzi, nanjye ndagukunda cyane kandi rwose ndifuza kubana nawe ubuziraherezo. Barahaguruka rero maze bagahoberana, naho rero Sam ndetse na Media n'umugabo wa Media babakomera mu mashyi ndetse bakabifuriza rwose ibyiza gusa. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.